gukina na Mukura nayo ni ikipe baturanye yahari Huye umukino uri ku isaha y'isa 9 kuri stade ya Nyanza ubwo abari mu gihugu birumvikana yaba Kigali mu zindi ntara ndetse by'umwihariko ari mu majyepfo za Muhanga ni hafi ya Nyanza za Ruhango za Huye Nyanza ubwaho n'ahandi hatandukanye birumvikana yuko mugomba kugera kuri stade ya Nyanza mu kareba match ya Rayon Sport na Nyanza kubera ko ngo ni umukino Rayon Sport yiteguye kuza gushyiramo abakinnyi yaguze tutagize igihe cyo kubona Rutahizamu wabo Fayenganye araza kuza mu kibuga abadefenseri babo batandukanye baraza gukoreshwa abanyamahanga abakinnyi batandukanye irashyiramo abakinnyi titaye none kuri bya bintu mu mabara y'abanyamahanga ni bakeye iraza kubakoresha biteguye ngo gukoresha iyi match nka match baza gukina n'ikipe ikomeye nka Mukura nayo itaratangiye shampiyona neza kimwe na Rayon bose ngo barashaka kwikoresha nka match yego y'imyitozo ariko baha imbaraga kugira ngo batangiye gutegura match z'amakipe bazahita basubukuraho muri shampiyona ngo bazanagaruka batangira gutsinda noneho kuri aya makipe abiri yaniyubatse yashyizemo imbaraga cyane avuga yuko rero ni ibirori byiza biza kubanzirizwa yego birumvikana n'indi mihango iza gukorwa ni ibintu bimeze nk'iserukiramuco hagenda hamurika ibintu bitandukanye mu by'ukuri baza kugera kuri stade ya Nyanza bararyoherwa biraba birenze umupira w'amaguru gusa hagati ya Rayon Sport na Mukura ziri bukine ku isaha y'isa 9 harabanza rero n'ibindi birori bitandukanye nibyo byamanuye na televiziyo y'igihugu kugira ngo muze kuza kuryoherwa abaza kwa bari Nyanza ubwo nizere ko rero wa mugani wajya avuga ngo inzira zose uziri kwerekeza he inzira zose muzerekeze Nyanza hagati ya Rayon na Mukura hagati ya Rayon na Mukura rwose haraza kuba ibikorwa bimaze icyumweru hari n'imurika abantu abakunzi ba Rayon Sport banahabwa n'imyambaro mu buryo bwo kubafasha hanyuma ngo harabaza kubanza match y'abasaza yitwa Inoubliable de Rayon Sport bakina na Nyanza City Veterans harabanza match ya Les Inoubliables de Rayon Sport abatazibagirana muri Rayon Sport bakina na Nyanza City Veterans n'abavetera b'Inyanza mu mujyi wa Nyanza hanyuma itakurikiraho iyi match ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport umukino mu by'ukuri uri buze gufasha nyine amakipe kongera kwitegura cyane ko shampiyona izagaruka muri weekend itaha ntago ari kera ni ngombwa cyane ko Mukura ndetse na Rayon Sport baza gukina ubwo abantu rero bari hafi Nyanza bari Huye abari mu Ruhango abakunzi ba Rayon Sport abakunzi ba Mukura baza kuba bari kuri stade ya Nyanza bakajya kwirebera uyu mukino kuko urabara umukino mwiza cyane Nyanza urabizi ko bagiye no kubakira stade nziza cyane Olympique n'igishushanyo mbonera cyaho cyarasohotse ubona ko ari stade nziza ariko bafite n'indi ngira ngo iri ihari stade hari ibibuga bindi bihari bya basket bya volleyball nibagiye ukuntu twahitaga mana yanjye ariko abantu bazi Nyanza hano ku musozi gutya hari n'ibintu bigishizamo abana bijyanye no kwirinda sida ibintu nk'ibyo hari ahantu hari ameze nka centre de jeunes hafi ya IRP byubatse hejuru oya ni kwindi side n'undi musozi ndi kwibagirwa twajyaga tujyaho habera mu match za basket za volley hubatse n'amazu aberamo ibiganiro nk'ibyo ni ahantu heza cyane rero Okay. Iyo match irahari rero nuko bimeze cyane muri rusange abantu badukurikiye benshi bari hafi y'akarere ka Nyanza baze kunyaruka bajye kwirebera uyu mukino ejo hari abantu twavuganaga benshi bambwira ko bari buze kujyayo aho ngaho muri ku Rwesero urimo uravuga ni ku Rwesero yego eho kabisa hari ibibuga bihari rwose biri ku Rwesero yego ni umukino uri buze kuba neza cyane ubwo rero reka dufata akaruhuko gato cyane tugaruke tuganire match ntabwo tuyibagezaho hari tubaje ngo turabagezaho match ya Mukura oya ntabwo tuyibagezaho reka natwe turuhukeho gato twabagejeho ya Libya n'Amavubi yego weekend muri tuzabagezaho ni ya Nigeria n'u Rwanda muzayumva hano ubwo noneho ni live tuzaturi kuri stade n'izindi za shampiyona ariko resultat ku mbuga nkoranyambaga za Radio Rwanda rwose hose rwose muri update zibona reka dutumike tugaruke mu kanya tuganira kuri imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika ndetse
n'imikino ya UEFA Nations League ku mugabane w'Uburayi n'andi makuru menshi y'ama update turoje kubagezaho mu kanya gato cyane.